naje kugarukamo nko mu masaa 8 z'ijoro ngaruka mu buzima mu gitondo nka saa 2 ahita amamagara arambwira ati se Immaculée umeze ute waramutse ute ndamubwira ati ndumva mfite akabaraga ariko ntabwo nashobora kwiyegura tariko ndumva ntameze nabi nka nijoro atambwira ati rero ati hari inkuru umenye ndamubwira si iyo nkuru umenye ni yiye ati ubu ngubu umugabo wari afite ubukwe uyu munsi afite ubukwe rwose ubukwe ubu ngubu buratangiye ati se ufite imbaraga ariko kibyara nari naraye mbyaye warayubyaye ubukwe abukora hejo warayubyaye umugabo wawe akora ubukwe umunsi ukurikira ibase arambwira ati uwo mugabo nyine arambwira ati niba ufite imbaraga umugabo hari inkuru umenye ngwino uzane n'umwana kandi ubwo umwana ari mu byuma kandi naraye mbimubwiye ko umwana ari mu byuma anameze nabi yego ati niba ufite imbaraga byuka uzane n'umwana andangira n'umurenge wa Kacyiru niho bari bagiye gusezera ubwo bari bagiye mu murenge nyine yego ariko n'ubukwe bundi buri bukomeze ahageze imvura iragwa rero iragwa ntago yigeze agira imbabazi z'uko afite umwana we yaransohoye muri iyo mvura nta hanze mu mvura kandi mu mvura imeze nabi arambwira rero uruhinja runyagirwa rw'amezi 6 runarira cyane yego yahise adushyira mu modoka ariko ntiyadusuhuza imodoka yisohora yirukanka tugeze hariya kuri puberi Kimironko ahita yivugisha ngo ariko nkuko wakwivugisha abana buriya barumva ahita banga ariko bino bivuna muheto ko ndabyantangiye wabirangiriza ra umwana atangira kunkumanga arambaza ati mama kurangiza ubundi si ukwica ngiye ntago nabyumvaga neza ubwenge bwari bumeze nkaho bwagiye arongera arambaza ati mama kurangiza niki si ukwica imodoka ubwarema yisohora yiruka yego umwana atangira gukubita imodoka atangira kurira nanjye ubwenge buragaruka nanjye ntangira kuvuza induru ni papa wari ugiye kubica papa we umwana wawe watubwiye ko ari mu muryango wakureze nta famiye ufite nta famiye mfite bimeze gute bimeze gute ihangana tubwire gatoya famiye yanjye yapfuye muri jenoside aha twicaye ni muri Sande Park akaba ari jardin nziza cyane iri mu mujyi wa Kigali ushobora gutembereramo ushobora gusohokeramo n'umuryango wawe ntiri kure cyane rwose iri Nyarutarama hano mu gishanga hafi ya golfe nk'uko uri kubona kuri ekara zawe kuri ekara yawe ushobora kubahamagara mukaba mwavugana ukasohokera rwose Immaculée uraho neza amakuru urabona atari heza se hano hantu heza cyane tugahe ikaze mu kiganiro murakoze cyane urabona Kigali ryoshye ni heza haryoheye amaso yego uyitwa Immaculée niwe tugiye kuganira muri iki kiganiro cyacu ariko mbere uko tunaganira nawe reka mbanze nkubwire ko bantu bifuza kugura ibikoresho bitandukanye byumwe ko hari ibikoresho by'ikoranabuhanga hari ibikoresho byo mu nzu hari imyambaro hari inkweto n'ibindi bitandukanye hari amabiju hari bya bindi wifuza kuba watumiza by'umweko kuri za Alibaba kuri eBay kuri Amazon n'ahandi hatandukanye wifashwamo na iguriro bakaba bagufasha guhahira hanze y'igihugu haba ari mu Bushinwa muri Canada muri Amerika n'ahandi hanyuranye wifuza guhahira by'umweko hagati y'imisi 7 na 14 biba bikugezeho hagati y'imisi 7 na 14 ikintu ukora mu Bushinwa muri Amerika muri Canada cyo kimaze kukugeraho ikindi nanone ku bantu mwifuza kuba mwafashwa nabo ushaka kuhamagara kuri telefone 0781 81 61 80 ukabasha kubona byinshi cyane ukabasha kubabaza byinshi cyane ushobora no guca kuri WhatsApp yabo ni iyo ngiyo nyine cyangwa ukadownloadinga muri telefone yawe app yitwa iguriro shopping ariko iguriro ubwo urumva ni ntabwo ari yo mu kinyarwanda ni iguriro shopping ukainstall muri telefone yawe cyangwa ukajya no kuri website yabo yitwa
guriro.com. Ndi kumwe na Immaculée, ni umubyeyi muribona kuri kamera zanyu. Immaculée, reka dutangiye inkuru yawe. Ni inkuru by'umweko iganisha ku rukundo wahuriye narwo hano mu mujyi wa Kigali, ariko navuga ngo rutari rwa vuba aha ngaha. Rutari rwa vuba aha. Yego, cyane ko wenda uwo mwakundanye ari umuntu mwe muziranye kuva kera mbere ko uza mu mujyi wa Kigali. Reka tuvuge ngo inkuru yawe itangira gute? Yego, naje mu mujyi wa Kigali 2008. Naje Kigali nari nje gushakisha ubuzima. Nari nazanywe n'umumama w'umuturanyi, aranzana mbanza gukora akazi ko mu rugo, ampemba 15. Namukoreye amezi 3, ariko ne narabanje kumuganiriza intego nyamukuru inzanye. Naramubwiye ko nje gushaka amafaranga. Nakundaga mu bacuruza butike n'abakobwa, avuga ngo nanjye nje gushaka amafaranga nzikorere butike, ko nabonaga bagenzi banjye tungana baza bagahita bashinga butike. Niyo ntego yari inzanye. Naraje ndakora, amukora amezi 3. Nyuma y'amezi 3 yahise anshakira akazi ka 35 ahantu muri resitora hari i Remera. Naragiye ndakora, nahakoze umwaka. Nagiye ndakora mahura n'uwo musore twari duturanye iwacu mu karere ka Ruhango. Aza ari umukiriya waho ngaho, ariko naje mpamusanga n'ubundi atu ari umukiriya. Mbonye noneho aranyiyegereza, akaba ari njyewe unamwakira. Yaje kumbwira ngo arashaka ko tubana, ariko arambwira ngo sinzabibwire uwo mukoresha wanjye kuko uwo mukoresha wanjye wa mbere niwe wari warampaye uwa kabiri. Yego. Arambwira ngo ari uwo mukoresha wanjye wa mbere n'uwa kabiri sinzabibabwire. Ariko nge nakoraga ntaha ku mukoresha wanjye wa mbere. Arambwira ngo nzamubwire ko nsigaye ntaha ku mukoresha wanjye wa kabiri. Ndamubwira, mbwira umukoresha wanjye wa mbere kuko yari umumama mwiza n'ubundi yamfataga nk'umwana mu rugo. Ndamubwira ngo ngiye kuzajya mbiremera, ntago nzongera kuba hehe ku Gishushu. Yego. Arabyemera nyine, yumva ko ari byo. Urabona ko abamama bazinduka bajya gushakisha, ntago yari gufata umwanya wo kujya kwibaza ibyo ngibyo, kandi yaranyizeraga. Naragiye naho kumbi nari ngiye kubana n'uwo musore. Musore yaragiye akodesha inzu y'icyumba na saro hari Nyagatovu, turabana. Ariko ari umukoresha wanjye wa mbere, yabaga azi ko mba hehe hahandi ku wa kabiri. Uwa kabiri nawe yari azi ko mba ku wa mbere. Yego. Genda turabana Nyagatovu, tumarana amezi 7. Ubwo nari naramaze nyine, ubwo nari ngize nahise nanasama. Inda yari imaze kugira amezi 7 ari nkuru. Ariko umugabo yari ku mezi 5 yari yatangiye guhinduka. Yatangiye guhinduka, umbona tutakivugana neza. Ariko mu rugo ntago twatekaga. Urumva navaga ku kazi ndiye. Twageraga mu rugo saa 3. Nta guteka, twahitaga turyama nawe yazaga yariye. Muri iyo nzu nta safuriya yabagamo, mbese ni matora yonyine n'amashuka, ni base n'injereka, nta kintu kindi cyabagamo n'imyenda yacu. Ubwo ngubwo, ariko ku mezi 5 nkabona yarahindutse. Kuko ku mezi 5 numvaga n'imbaraga zimaze kumbana nkeya. Ndangije ndamubwira ngo ndabona ngiye kuzareka akazi kugeraho bisigaye bindushye. Arambwira ati nta kibazo uzakareke. Arangije ku mezi 7 twe tutaripimisha, akajya yizira atinze saa 6. Mutaripimisha iki? Tutaripimisha inda. Yego. Akajya yizira saa 6, saa 8, saa 9. Nkamubwira se ko atinze, ngo na akazi kenshi. Numvaga ari akazi kenshi, ntabwo nabaga nzi gahunda ze. Ubwo yari ifite 5 ku mezi 7 rero. Umugabo yarigendeye, arigendera. Ntegereza ko umuntu ataha nkuko bisanzwe aza saa 8 cyangwa mu gitondo, ndamubura. Aragenda ndamubura. None ndavuga kanza byagenze gute se? Uwo munsi umubura byagenze bite? Muhamagaye mbona ntagafashe telefone. Ndavuga atashobore kuba yagize ka akazi kenshi. Ntago nabaga mbizi. Yagize akazi kenshi, wenda bamwohereje gutwara imodoka hanaha, ntago nabitinzeho.
mbona araraye mbona ejo aririwe mpita mvuga reka ngende njye kumureba muri gare. Ngezeyo ntago yampaye umwanya ngo tuvugane. Ukimubona ku nshuro ya mbere wese umubwira iki? Naramubajije ngo se kumaze igihe urara bimeze bite? Ntago yampaye umwanya. Yabaye nk'udahari. Hari ukuntu ushobora kubaza umuntu ikintu akakwihorera kandi murebana. Yabaye nk'udahari nk'utamfitiye umwanya. Yego. Yanga kugusubiza se? Yanze kunsubiza. Araceceka kandi turebana. Nanjye nagumye muri gare. Ndamutegereza. Bigeza saa 3 z'ijoro. Wagiye sangapi? Nagiye mu masaha nka saa 1 z'ijoro. Oya zo mu gitondo. Uramutegereza muri gare? Ndamutegereza. Unatwite kwa kundi? Ngitwite. Ubwo nyine nari mfite inda y'amezi 7 ugera hariya. Ndamutegereza nguma muri gare kuko n'ubundi imodoka byagizaga na saa 6 ubona abantu bari muri gare. Ndavuga ati ndagumamo hano mpaka ndebe. Yego. Byagejeje saa 3. Ubwo nyine nari ndimo mubona none mubona ndi kumucungira hafi. Bigejeje saa 3 n'igice ndamubura niberwa ahantu yarengeye nabwo yarancungaga. Ndavuga ati reka ntahe ubwo twa tukibanya Gatovu ndataha. Noneho ndangije mpamagara umugabo wari inshuti ye ndamubaze se bimeze bite ko naje kumureba nta mwanya akaza no kunyihisha. Arambwira ngo nta makuru yafite uko nyine yari inshuti ye. Nanjye yari n'inshuti yacu aza no kudusura. Mbona nawe ntago ari kumpa umwanya wo kugira ikintu ambwira. Ubwo umugabo noneho nari nsigaye njya kumureba akanyuka inaba akambwira nabi. Ngeraho mbivamo. Ndavuga uyu muntu reka nzamwihorere. Ubu nyine byarahindutse. Ubwo ndiri mu mezi 7 sindipimisha nta mwenda mfite. Ariko aho ngaho nakoraga naye narakoze mbika amafaranga. Nari mfite 150 byanjye ariko ntago yarayazi. Yego. Uko urumva nakoraga n'ubu nifite gahunda yo kuzagira icyo nikorera nsubiye mu cyaro. Nari naragiye nyazigama. Yego. Ndavuga uyu mugabo rero sinzi ibintu arimo. Ubwo ndiri mu mezi 7 nta mwenda nta kwipimisha. Ngiye nahise nihutira ukuntu najya kwipimisha. Nagiye kwa muganga barabyanga. Ngo nta muntu ipimisha adafite umugabo. Ikintu nakoze nahise njya mu mudugudu waho nari ntuye. Mbibwira abayobozi ko umugabo yagiye banyandikira igipapuro. Njyana kwa muganga barampima. Kuko numvaga ari cyo kintu ugomba gukora cya mbere kugira ngo ndamire umwana atazagira ibibazo. Ubwo umugabo yaragiye byararangiye ninjya no kumureba arantuka. Ubwo birarangiye. Indi irakura igira mu gihe cyo kuvuka. Nahise nigira inama ndavuga ngo ya mafaranga ubwo ndi kuyaryaho ubwo inda yagize amezi 9 nsigaranye 30 byonyine. Ndavuga ko bare abantu twakoranye ari abana beza ubwo n'abakozi twakoranaga. Reka nzabahamagane babwire ibibazo mfite ndebe ko hari icyo bamfasha. Narayibabwiye barakusanya bagwiza 50. Umwe muri barayanzanira. Nafashe ya mafaranga nsigaranye yanjye 30 mfata 20 njya kuyagura imyenda y'umwana ku Murindi. Icyo gihe imyenda y'umwana yarahendukaga icyo gihe. Ngura imyenda y'20 nguramo n'ibigoma. Utundi ndatuzigama ravuga ngo utundi two tuzamfasha kwa muganga. Igihe cyo kubyara cyarageze ubwo umugabo nta makuru ni najya yarantuka nageze aho mbivamo. Ndangije igihe cyo kubyara kiragera. Igihe kigiye kugera cyo kubyara navuze kanimuke. Njye kwibera mu bibare. Yego. Mu bibare hafi y'ivuriro. Uko Nyagatovu hari hasi cyane. Mbona ntazanahazamuka. Mbona ari nahabi. Kanzajya kwibera mu bibare. Naho mu bibare bura n'Imana yagira ngo ihanshire yari ifite umugambi. Agenda njya mu bibare. Naragiye mbona akazu gato cyane k'ibihumbi 7. Ntigafite sima ntigafite icyo ariko gato gahwana na matera. Ndagenda mba ariko njyamo. Igihe cyo kubyara kiragera. Ndazamuka kwa muganga saa 5 z'ijoro njyenyine. Ngeze kwa muganga sinanabyara biranga. Mpamara iminsi 2. Umugabo se utamubwiye? Umugabo se ubwo urumva telefone ntiyayifataga byari byararangiye. Nta no kumwiriza message se?
ibyo ntibyari bigihari, byari byararangiye. Abizi ko uri hafi kubyara, abizi ko ndi hafi kubyara. Yego. Ariko hakaba hari umugabo w'inshuti yacu nanjye muza bakorana, yakundaga kumpamagara mbaza amakuru uko bimeze mbese uko ubuzima buhagaze. Nanjye nkabimubwira nkavuga ati ibyo ari byo byose buriya n'umugabo wanjye wabimutumye, buriya wenda niba ari n'akazi arimo cyangwa niba ari na Satani yamuteye, wenda bimaze gucogora agiye kugaruka. Nanjye nkamuha amakuru yose. Naho kumva arimo araperereza amakuru, umugabo arimo aritegura gukora ubukwe. Gukora ubukwe utwite? Ntwite. Agusize mu mezi make ashize? Ngiye simenya amakuru. Ubwo njya kwa muganga, umugabo ampamagara, uwo nshuti y'umugabo wanjye ampamagara, ijoro ryose arara ampamagara ndi no kwa muganga, amubwira ati byanze, ati ndabona n'ubuzima bumeze nabi, nshaka no kuhasiga ubuzima. Yego. Nkagira ngo ni imbabazi mfitiye. Ariko icyo gihe ntago nari nzi, mbese ntago nari nsobanukiwe. Iyo numvaga umpamagara numvaga nkunze, ntago nari kumenya ngo ibintu bimeze gute. Numvaga nkunze ari imbabazi mfitiye. Umugabo akampamagara, noneho urumva hariya Centre de Santé Kimironko nahamaze iminsi 2. Yego. Uri mu bitaro? Ndikunda. Yego. Ariko bimeze nabi. Ndwajwe n'umukobwa twakoranaga mu kazi. Bimeze nabi. Ku munsi wa kabiri nijoro cyane bahise bahamagara ambulance injyana Kibagabaga, kuko umwana yamaze kuruha nanjye namaze kunegekara cyane. Banjyana Kibagabaga tuhagera nijoro cyane nko mu 3:00. Yego. Saa 4 nibwo nahise mbyara. Nabwo mbyara nanegekaye, mbese nabaye nabi. N'akana nako kagize umwuka mukeya. Ubwo ndabyara, umwana baramunyereka, barambwira ngo ariko uyu mwana ntago tumuguha ngo ujye nyine aho ababyeyi baba bari n'abana babo. Tumujyanye mu byuma byongera umwuka kuko ameze nabi. Ubwo nanjye nari imeze nabi. Bahise banjyana aho ababyeyi bajya kuryama, ariko bancomeka serumu y'amaraso n'iy'amazi. Kuvuga ngo nafite serumu 2. Yego. Banjyana kuryama, bandyamisha bangaramishije kugira ngo serumu zikore neza. Umwana nawe bamujyana mu byuma byongera umwuka. Umwana yamazemo iminsi 2. Ubwo wa mugabo urumva yamaze kugutera serumu ugenda ugarukamo. Naje kugarukamo nko mu 8 z'ijoro. Yego. Ngaruka mu buzima. Nikanguye, uwo mukobwa undwasha ambwira ati hari wa muntu waguhamagaraga cyane arimo araguhamagara. Yego. Shigukira hejuru. Ndavuga ati ubu ngubu wasanga umugabo wanjye wenda ari umubwiye ngo ampamagare. Ndayifata, ndarambaze se bimeze bite, ndamubwira ati nabye ariko akana nako gafite ubuzima bubi, bakajyanye mu byuma byongera umwuka. Ubwo arambwira ati ihangane. Ubwo ndakomeza ndaryama, ndongera ndaryama. Mu gitondo nka saa 2 ahita ampamagara arambwira ati se Immaculée umeze ute, waramutse ute? Ndamubwira ati ndumva mfite akabaraga ariko ntago nashobora kwiyegura, ariko ndumva ntameze nabi nka nijoro. Atambwira ati rero ati hari inkuru umenye. Ndamubwira si iyo nkuru umenye ni yiye. Ati ubu ngubu umugabo wari afite ubukwe uyu munsi. Afite ubukwe rwose, ubukwe ubu ngubu buratangiye. Yego. Ati se ufite imbaraga? Ariko kibyara? Nari naraye mbyaye. Warayubyaye? Ubukwe abukora nk'ejo. Warayubyaye? Umugabo wawe akora ubukwe umunsi ukurikira. Ibase. Arambwira ati uwo mugabo nyine arambwira ati niba ufite imbaraga, umugabo hari inkuru umenye ngwino uzane n'umwana. Kandi ubwo umwana ari mu byuma, kandi naraye mbimubwiye ko umwana ari mu byuma anameze nabi. Yego. Ati niba ufite imbaraga byuka uzane n'umwana, andangira n'umurenge wa Kacyiru. Niho bari bagiye gusezera? Ubwo bari bagiye mu murenge nyine. Yego. Ariko n'ubukwe bundi buri bukomeze. Ndamubwira ati rwose meze nabi. Ati umva sinanashobora nibura no gutera n'intambwe. Meze nabi cyane, nta mbaraga nari nagira. Ndamubwira ati nta kibazo nimwihorera agenda asezerane. Ati n'umwana wanjye ari mu byuma n'ubundi sinzi ko ari bugaruke. ngo ndaza aho ngaho. Kuki utashaka kujya kumureba?
ntago nari mfite imbaraga zari nkeya birumvikana kandi n'umwana we yarakiri mu byuma ntago naye nanizeye yuko nawe ari bunagaruke nari ndimo ntekereza se niyo nafite imbaraga ndagenda ku murenge nta ruhinja mfite none se ahubwo umugabo wari wamubwiye ibyakubayeho umugabo wawe nari namuhamagaye ntiyafata telefone ubwiye inshuti ye inshuti ye ahubwo nayo yakundaga kumpamagara cyane irambaza noneho nanjye mbonye ikomeza kumbaza mpamagara umugabo wanjye yanga gufata telefone ariko iyo nshuti urumva ko yari iri n'ubundi neka amakuru ubwo nyine baragenda ubukwe buraba ariko mama we urumva mama we yaranzi na mushiki wanzi famiye yarinzi wari umugore birumvikana famiye yarinzi urumva twari n'abaturanyi mama we yari umumama mwiza nawe naramuhamagaye ntiyafata telefone urumva ari njyewe nari umukazana n'undi ari umwana we urumva byari ikintu gikomeye kuba yavuga ngo umwana arimo arasezerana abwira umugore we twese yabihejejemo araceceka namuhamagara ntafate telefone ngo mubwire ko nanabyaye cyangwa mubwire ko wenda nanameze nabi noneho muramukazanya niwe wampamagaye arambaye se wabyaye iki ubwo wenda mama niwe wari ubimubwiye amubwira ngo nabyaye umwana w'umukobwa ahita ambwira ngo yewe ngo reka nze nkohereze kino gihumbi kandi muramukazanya yakoraga muri banki urumva ntabwo yari umukene ku buryo nibuza atari kubura na 5 nyohereza ngo ngure n'imbuto z'umunsi umwe nyohereza igihumbi nta n'imbuto zavamo ndangije ndavuga ati ariko nta kibazo harimo isabune vuga ati Imana ishimwe harimo umuti w'isabune n'ubundi imiti yari 2 umwe yaguraga 500 ubwo ntegereza ko aza kundeba ndabibura ubwo nyine ndaceceka ubwo rero ubwo umwana hashize iminsi 2 baramunzanira mbona ni kazima mbona kameze neza muganga arambwira ngo kameze neza ubuzima bumeze neza nta kintu kazaba ubwo ndaza gucamo kuko ni birebire ubwo ndataha igihe cyo gutaha buriya iyo wabyaye biba bisaba ngo wenda utahe mu modoka wicaye ariko si imodoka nari kuyikuraye ntubwe ko agiye n'amakuru urumva nutwo dufarana nari nsigaranye twari ukuducunga nahise ngenda twagiye ku muhanda n'uwo mukobwa wari undwaje dutega moto yanjye nawe ategiye ngewe nkikira umwana wanjye nawe atwara nyine ibyo twari dufite by'ibikoresho turagenda tugera he mu bibare muri ka kazu kangana gute gatoya ahantu bizasaba ahantu utereka amabase y'umwana yo gushyiramo imyenda ye bizasaba iki mbese ni akazu ku buryo narambirizaga ku mabase no ku masafuriya kuko icyo gihe nenda kubyara abagira neza bagiye bangurira udusafuriya kugira ngo nzabone naho ntekera igikoma bangurira n'amabase nk'abamama twagatuziranye aba mama rero ni abantu batabara cyane iyo baramutse bamenye ikibazo cyawe baragutabara kugira ngo mbese udasara cyangwa ugakorwa n'isoni aho utuye ubwo ngubwo ndatashye ndaje mfite twa dufaranga twanjye dukeya ndaje ngeze aho ngaho na za moto urumva twateze moto ateziye uwo mukobwa agiye kuye nanjye ngiye kuyanjye turaje tugeze aho ngaho tumarana iminsi 3 urumva nayo nkifite udufaranga aragenda arahaha Kimironko nyine aranyondora ariko amafaranga ntabwo yamaze igihe kinini yamaze ukwezi n'igice abarashize na rwa ruhinja birasaba amasabune birasaba buri kimwe cyose ntayo mfite nigira inama ndavuga ngo aho kugira ngo nzapfana n'umwana hano kandi umwana iyo utariye ntabwo abona ikintu yonka ararira aravuze ati ngiye kuzajya ngenda mfunguza nta kundi bizagenda nagiye ku bipangu by'abantu buriya mbonye abantu bafunguza isibye wenda ntabwo mba afite icyo mbaha ariko ngira agahinda ukomeye cyane ngira agahinda ko nanjye nzi ko byambayeho ntiwari ukwiye gufunguza wari ufite umugabo ufite ubushobozi nawe mbere wari ufite akazi kandi nawe nari mfite akazi kandi 35 icyo gihe ari amafaranga menshi
menshi ku buryo amafaranga 35,000 yego za 2009 2010 yari menshi cyane yo kukugirira umumaro. Ubwo ndangije ndavuga rero aho kugira ngo umwana azampfane nanjye ngwe mu nzu kandi nagenda afunguza wenda bagira neza bakampa nigiriye inama nkajya ngenda ku ipangu nkomanga mvuga ngo mwafunguriye mpetse rwa ruhinja rwanjye. Wa mugore mwiza wari umugore mwiza utangiye kujya ufunguza yego funguza nkomanga ku bipangu nkabwira ati mwamfunguriye. Ariko amahirwe nagiraga ntago nababwiraga ibibazo mfite. Buriya Imana hari ukuntu ijya ibigenza, buriya kugenda ukakomanga ngo impamvu ndi gukomanga ngo ni impamvu iyi niyi ntago ari byo. Usanga umuntu uri buguhe usanga Imana yamutunganyije yamubwiye uburyo ari bugufashemo. Naragendaga nkagerayo nkakomanga bakabona akana kataragira amezi 3 cyangwa 5 kaba gateye ubona ari akantu gateye imbabazi gafite imisatsi yo mu nda. Bakaza bagakingura bakambwira ati tambukuze imbere mu gipangu. Icyo nasangagamo nicyo bampaga kandi nta nahantu na hamwe nakomanze ngo nibuza ntahira aho ngaho. Barampaga kandi bagahera ku bikenerwa amakara amavuta buri kimwe no kugeza no kuri salisa bagapakira agafuka ngataha. Icyo gise usaba ni ibintu utarumenyereye, ni ibintu byari bikuguyeho. Byari bingoye. Kumva ko bimeze gute kwe? Byari bingoye. Hari n'igihe nakomangaga nkasa nkuguma nk'inyuma y'urugi ho gato kubera buriya ikintu utamenyereye ubanza no gutinya. Bese nasabaga byo kubura uko ngira. Yego. Byo kuramira umwana. Nta yandi mahitamo wari ufite. Nta yandi mahitamo nari mfite. Ukamenya ko umugabo wawe arakora afite akazi keza nta kibazo n'igita afite. Ameze neza. Ariko ukajya gusaba. Naje naragiye ndasaba koko narasabye umva buriya bibare baranzi Kanombe baranzi nta nahantu batanzi kuko hose narasabaga. Narasabye ndazunguruka Kigali. Umwana gwiza amezi 4 ntunzwe no gusaba ariko uzamahirwe nagiraga nyirinzu ntago yajyaga aza kunyishyuza. Yari yarambabariye yarambwiye ati nubundi nakwisasa ukayakuraye nagusora na runo ruhinja se mukarara he mu muhanda. Umwana agize amezi 4 aza kugira amezi 4 ubwo niko ndi gusaba. Amezi 4 arashira amezi 5 ntunzwe no gusaba. Ku mezi 6 njya gusaba ku mama mu Kanombe. Arambwira ati ko ndeba ukiri muto kandi ko ndeba uri mwiza ko ahantu wajya baguha akazi ngushakiye akazi wagakora. Ndamubwira ati subu nagakora he na runo ruhinja ninde warumfasha narusigaye. Arambwira ati hari ikintu natekereje reka nze nguhe ibyo ukoresha icyumweru ndanakuboneye akana mu cyaro nkakuzanire. Ndamubwira ati inzu mbamo ihwana na matoro ese uyu mwana tuzaturara gute. Arambwira ati uzawirwa mu kazi uzajya uza nijoro. Ati nta kibazo muzajya warara hasi warara he nari mfite n'akamatora gatoya. Ati nta kibazo ubuzima uko ubuzima bwaje niko bwakira. Yego. Ati njya ako kana zakagushakira ngushakire n'akazi. Ndamubwira ati nta kibazo ampa ibiryo bimara icyumweru. Ndagenda mara icyumweru arampamagara arambwira ngo kakana narakabonye uza ugafate. Ati n'akazi narakabonye urakamenyereza iminsi 3 nurangiza ujye mu kazi. Kari akazi kangahe k'ibihumbi 20. Yego. Kandi iremera aho umugabo wanjye akorera muri gare niho Imana yari yagiye kumpa akazi kugira ngo njye nkora akazi turebane byari urugamba. Sibye Imana yonyine yahabaye. Byageze gute? Naragiye akana hasiga mu rugo ntangira akazi. Nasanze ari akazi k'ibihumbi 20 k'ahantu muri kantine. Twari abakozi 2 ariko njye ari njye ukora akazi kenshi. Nozaga amajerekani yavuyemo amata kandi twacuzaga amata litiro 200. Ubwo no kuvuga ngo utujerekani turimo ikivuguto inshyushyu bwabaga ari ubuvido bwinshi cyane. Tugacuruza n'icyayi kandi icyayi ninjye wagitekaga.
akazi karagenda karanyica kandi nkabitekera he ibyayi twaraga tubitetse twoberaza mu materemunsi nabitanga kubiteka saa 12 ibyayi ibyo tuzacuruza ejo mu gitondo ubwo urumva naheraga saa 12 nkageza saa 3 z'ijoro ibyayi n'amata n'ibiki kandi ubwo umugabo wanjye anywera ku kabari ku muryango wa kabiri yego kandi ubwo aranywa arambika amacupa ya mitsingi hariya kandi ubwo arambwira ngo nuko usigaye usa ngo ndabona ngo usigaye warabaye nka mayibobo ubwo urumva nakoreraga uruhande anywera ku kabari kaho ntekera ibyayi kaho ntekera amata yanywaga za mitsingi arambika hariya kandi yanywaga amacupa 5 umwana yari amaze kugwiza amezi 6 yego ageje igihe cyo kurya ubwo amafaranga 20 urumva yari make ariko uwo mumama wari warampaye ako kana yarakanyishyuriraga hari n'undi mumama wari usiganyishyurira iyo nzu y'ibihumbi 7 yayo yari ayo guhaha yego naragendaga umwana yaragwije kurya ibintu byo kurya byavagamo ni gahunga n'ubugari bw'imyumbati n'ibishyimbo gusa nta muceri ntaki bwaragwije amezi 6 umwana wanjye ku mezi 6 nta bindi biryo byari kuboneka aho ngaho narazindukaga kare mu gitondo kuko nonaga akana gatari bushobore gucumba gahunga nkacumba gahunga nkasa nk'uyoroshya nkateka n'ibishyimbo nkashyiramo ari amazi y'ibishyimbo bikoroha umwana nibyo yaryaga ku mezi 6 yego ku mezi 6 nibyo yaryaga bahindura agahindura ubugari yego ubwo uwo mumama wari warampaye akazi yaje gukorwaho Imana iramutegeka ngo azajya minusu y'amata y'umwana ya buri munsi ayo mata niyo yamfashizaga umwana kuko yarenzaga kuri iyo gahunga kuko hari igihe nagenda nkavuga ati ibyo ari byo byose ndasaga gahunga yamwishe ni umwana guca mu muhogo ntago byoroshye ubwo rero umwana yaje gukura muri ubwo buzima arakura agwije imyaka 8 nari nyikora ako kazi urumva kwiga byari ikibazo birumvikana umwana wanjye yatangiye afite imyaka myinshi yatangiye afite mu myaka 7 kandi urabizi ko abana b'Ikigali bagomba gutangira mu myaka 4 myaka 5 yego atangira afite imyaka 7 nabwo kwishyura ishuri byabaga ikibazo yashobora nko kwiga igihembwe kimwe icya kabiri nta kiga n'icya gatatu yego umwana wanjye ubu ngubu ari kuba akora ikizame cya leta kuko imyaka 12 arayifite yego ariko ubu ngubu uyu mwaka wose ntago yawize kuko ubuzima bwari bukomeye cyane umwaka ntago yawize yakumye mu rugo gerimo kangahe yigaga mu wa 4 ariko urumva yuko abari mu wa 6 aba yanakoze ako kubera yagiye yiga nabi atigira igihe mbese ubwo umwana uyu mwaka ntago yawize yagumye mu rugo abandi bana biganaga abana bakajya kwiga bakaguma mu rugo ubuzima bwari bugoye kugeza ubwo nagiye kumucumbikisha ahantu kugira ngo inzara itazamunyicana yego ubu uyu mwaka wose ushize tutabana kubera ibibazo by'inzara ubuzima bwari bugoye abahehe yabaga mu muryango nakuriyemo yabaga komera cyane makire ubwo umwaka ushize ntabana nawe yego ubu nuko naka kabiri ubona ni Imana yangiriye neza ejo bundi abagira neza baramfasha sinakera nejo bundi mu mpera zo kwa 4 yego n'utu twenda ubu ntago nari kuba ntwambaye kudukura hese ubuzima bwari bumeze nabi yego ubwo urumva umwana uyu mwaka ntago yize kubera ubuzima bwari bukomeye cyane mu myaka 8 nahise ndeka akazi kaho ngaho nyine muri gare yego umudamu arambwira ati ako kazi ukora nta kintu kakumarira ati noneho urasabwa ibintu byinshi
ati umwana akeneye kwiga, wowe ngiye kuguha igishoro ucuruza agataro. Yego. Ucuruza agataro tuzajya tugendana, nawe yacuruza agataro. Yego. Ampereza ibihumbi 10. Umugore wagufashaga nawe yacuruzaga agataro. Uwo mugore wampaye, uwo mugore wundi mushuti wanjye, ubwo akazi narakaretse, umudamu w'inshuti yanjye ucuruza agataro arambwira ngo ngiye kuguha igishoro tujye tugendana gucuruza agataro. Ucuruza agataro. Nkajya ampa ibihumbi 10. Arambwira ati ibihumbi 10 ndabizi neza tuzatugendana, nzankwereka uko ucuruza, uzajya wishyuramo n'inzu. Yego. Koko nacuruje agataro, mbona kararuta ikakazi, kuko nasaguraga nka dodo nkazicyura tukaziteka n'umwana. Curuza agataro uba agataro nta nubwo buriya agataro buriya niyo mbonye umuntu gacuruza ntago nagatera ibuye, kuko ndabizi neza ko wagacuruje Imana ikakurengera ikaguha umugisha warera umwana, kuko niko kandereye umwana kugeza ku myaka 12. Nahere ku myaka 8 kagera ku myaka 12 ariko kamutunze. Ubwo ku myaka 8 rero nsubira inyuma gato, ku myaka 8 umwana yarambwiye ati mama uzanyereke papa wanje yari yaravuye hehe Iremera asigaye akorera muri gare ya Kimironko. Umugabo yarataramubona na rimwe. Yatarabona umwana na rimwe. Ntabwo yigeze kubwira ngo ndashaka kureba umwana twabyaranye. Oya. Ku myaka 12. Ku myaka 12. Ku mezi 6, ku mezi 6 nsubira inyuma ho gatoya. Mama nyirakuru w'umwana wanje ari we mama w'umugabo wanje. Yarasigaye tuyibatsinda. Arambwira ati arampamagara ngo uzanzanire umwana musuhuze. Niramujyana. Ndagenda ngibatsinda, nagiye n'amaguru kuva Kimironko ngera ibatsinda. Yego. Ngezeyo umukecuru arishima cyane uko yabonaga umwana asa n'umuhungu we. Arishima, urumva umwana w'amezi 6 abateye n'imbabazi aseka kina. Aramuterura aramuheka, nasanze yamuguriye n'amata kugira ngo nze kuyacyura. Ariko ntago byagenze neza kuko na ise wabo w'umwana yaje hansanga. Urumva umugabo wanje ari mu kwezi kwa buki, umwana ari mu mezi 6. We yakoze ubukwe aranezerewe, mbese byari bikomeye. Se wabo w'umwana ngera amuhamagara amubwira ati uzi umuntu uri hano? Ati hoyo. Nanumva duhagararanye. Aramubwira ngo yandaya yitwa Imakiriri hano. Yahise atega moto kuko nari nicaye muri salo, hashize nk'iminota 10 mbona moto iparitse imbere y'umuryango. Ahageze imvura iragwa rero, iragwa. Ntago yigeze agira imbabazi z'uko afite umwana we yaransohoye muri iyo mvura nta hanze. Ngiye nahise ndwana agusohora kwa nyina. Anta hanze. Yego. Muri ya mvura yari imvura mbi cyane. Atarebye n'umwana we. Umwana ubwo yari ari mu ntebe, yari aryamye mu ntebe. Umwana aguma mu ntebe. Yaguma mu ntebe ariko aramfata njugunya hanze. Nanjye mpita nsubira mu nzu ngiye guterura umwana. Turwana nterura umwana. Ngize Imana mbona umwana ukuntu mutwara ndamusohora, ariko nsohoka ntafite impetso, nsohoka ntafite inkweto, nta kintu nari mfite. Muri ya mvura. Nese ku kinyoko bukwe atakuvugira. Umukecuru nawe yansohotseho yiruka. Kuko nawe yashatse kumukubita ngo niwe wanzanye. Umukecuru yasohotse yirukanka, nawe yasohotse nta n'inkweto nawe yambaye. Yego. Tugeze hanze afata ka gasafuriya kamata n'imbabura byose abijugunya hanze. Umukecuru turirukanka arambwira ngo ntawe ubyara umutima mwana wanje. Yego. Turirukanka n'umukecuru nteruye umwana, nta ngobyi, nta nkweto, nta kintu na kimwe, byose nabisize muri salo. Yego. Twageze ku muhanda umukecuru arambwira ati mu mvura kandi. Mu mvura imeze nabi. Arambwira rero uruhinja runyagira ku rw'amezi 6 runarira cyane. Yego. Tugeze ku muhanda arambwira ati tujye kugama hariya kuri butike, nanabaguze n'ibihumbi 2 mbiguhe utege moto utaye. Ubwo nambaye ibirenge, umwana nta mpetso, yahise yikuramo igitenge, nyine arakima nkekamo umwana. Ubwo imvura yari imaze guhita mpita ntega moto. Ngeze ku Kinamba ngiye gutega tagisi, nkuramo umumama mwiza w'umusirimu yambaye ibitenge bihenze cyane. Buriya ntabwo gutanga
ni imbabazi uba ufite kuko icyo gitenge uburyo cyari gihenze cyari cyo nk'ibihumbi nka 200 yagikuyemo akuramo icyo yari akenyeye cyo hejuru arambwira ati arambwira ati se byagenze gute ndamubwira ati mama nagize ibibazo bimeze gutya ndabimuganiriza arambwira ati kino gitenge ugipfuka umwana amana ibihumbi 10 ati nugera na Kimironko ugura udukweto nigiriye inama ndamanuka ndangura udukweto ariko ngeze aho nabaga ndeba ubuzima mbona ubuzima buragoye ndavuga rero ubu se reba ukuntu bari kunshushubikanya ubuzima burakaze ubu si umwana azamurera gute nzabigenza nte ndavuga ngo reka uyu mwana mwoze mutunganye mwambike mbwira na kakana kamurera mutuma ahantu ubundi nikoza kuri boutique ngura ikinini cy'imbebo ndavuga ngo ndi bukinywe gishyire bitanteka igikoma vuba vuba kugira ngo nze kugishyiramo ikinini nagishyize nk'ahantu mu nguni kuko nakibonye hashize iminsi yego maze guhisha igikoma ndagishaka ndakibura numvaga ndi bwiyahure umwana wanjye umugira neza akazamutoragura akamurera ndagishaka ndakibura maze kukibura ndavuga ati ubu ni Imana n'iyindengeye Imana irampishe Imana irankunda yego ndangije ndaryama ndavuga ati Imana yanjye umbabarire kuko ukunguku ni imbaraga nkeya nagize ndangije kwiyahura mbivamo ubuzima bwanjye bwari bukomeye noneho ku myaka 8 rero umwana arambwira ati ndashaka papa ndamubwira ati papa wakorera muri gare ya Kimironko yaravuye i Remera yego arambwira tuzanjyane mama ndashaka kumureba rwose genda ndashaka kumenya papa wanjye nkamusuhuza yego urumva imyaka 8 yari amaze kumenya ubwenge ndagenda turazamuka tugerayo tureba umugabo ushinzwe gare hariya yambonye uwo mugabo aransuhuza akishima cyane akambwira ati Imana ishimwe mbona usigaye umeze neza uwo mugabo ukuriye gare arambwira ati ndamubwira ati si uyu mugabo ko umwana yambwiye ngo arashaka gusuhuza papa we kandi mutekereza ibintu byose yagiye ankorera ubu noneho ntanyicira muri iyi garera arambwira ngo ndaba ndi hano hafi ndakurebera ntabwo yatinyuka gukoraho ni ngewe utegeka iyi gare naragiye ambonye ahita ampamagara vuba vuba uwo mugabo kubera ko yari agiye gupakira abagenzi bajya hehe mu mujyi n'umurongo uri aho ngaho ntabwo yabaye akibajyanye yahise adushyira mu modoka ariko ntiyadusuhuza imodoka yisohora yirukanka tugeze hariya kuri puberi Kimironko ahita yivugisha ngo ariko nk'uko wakwivugisha abana buriya barumva ahita banga ariko bino bivuna muhita uko ndaya byantangiye wabirangiriza ra umwana atangira kunkumanga arambaza ati mama kurangiza ubundi si ukwica njye ntabwo nabyumvaga neza ubwenge bwari bumeze nkaho bwagiye arongera arambaza ati mama kurangiza niki si ukwica imodoka ubwarema yisohora yirukanka yego umwana atangira gukubita imodoka atangira kurira nanjye ubwenge buragaruka nanjye ntangira kuvuza induru byabereye hariya ni papa wari ugiye kubica papa we byabereye hariya Kimironko abantu bose ba Kimironko barabizi ibyo bintu ubwo ni filime yambereye hari igihe ngeraho nkabona abantu bambaza bansuhuza nkavuga ati ni filime yambereyeho ko yego ubwo imodoka barayimanuye irirukanse ibigeze hehe irenze puberi agiye kubica we n'umwana njye n'umwana wanjye ibirenze puberi ibigeze ku makara ubwo wa musaza ushinzwe gare nawe arimo arirukanka n'abasikirite bashinzwe moto barimo barirukanka ibigeze kuri wa muhanda wo hagati na hagati uzamuka kwa Rwahama n'ukomeza ku Giporoso baba barayihagaritse baramubaza bati uyu mwana na mama we wari ubajyanye nari mbajyanye ngo tuganire ese kuki utaparitse muri gare ngo muganirireyo baravuga ngo nanifite ibyo dushaka kuvugana twenyine umwana ahita avuga ati wavuze ngo ugiye kuturangiriza kandi kurangiza si ukwica mama sinabikubaje ntusubize n'ubundi mbura icyo mvuga umwana yise amubwira ngo shaka papa ngo Imana izanaguhana ubundi se ko nta kintu twari tuje kugusaba mama wanjye ngo afite amafaranga yarangahe yari zari za 5 akagira ngo ni menshi yabonye mu gashakoje aramubwira ati ko dufite n'umuceri na gahunga ubundi hari amafaranga twari tuje kwa ko nagira ngo ngusuhuze
ubwo abagore bo mu makara nabo bari bazanye ibiti by'amakara birukanka cyane, baramubwira ati uyu mudamu ariko nta n'ikibazo ko ahora acuruza agataro duhora tumubona, ubu koko yari akubangamiyeho iki? Aravuga ngo uyu ni umusazi ngo ayo magambo umwana avuga n'ayamwongoreye. Ubwo nyine bahise abantu bahise bambwira ati mada genda wirere umwana ni inyungu zawe, uyu nguyu n'ubundi ni igisimba, n'ubundi nta kintu yakumaze sibyo ko yakwica. Ubwo nyine nahise mfata umwana wanjye dusubira mu rugo, ubuzima nuko bwagenze. Yego. Dukomeza muri ubwo buzima, covid iteye. Ubundi mbere ya covid nicurizaga agataro nta n'ikibazo. Uyu munsi ubayeho gute wenda tugana ku musozo? Ubu ngubu hari umumama w'umugira neza wanyishyuriye inzu. Yego. Yanyishyuriye inzu $50. Ariko aho nabaga hari ahantu habi cyane, kuko yari inzu iva, kari akazu kava nakwishyuraga 15. Ako kazu nako nubwo umumama azakomeza kukwishyura ibihumbi 50. Yarambwiye ngo azakomeza kunyishyurira. Yego. Ariko Imana ukora iki se? Uyu munsi uracyafite akazi? Uyu munsi nta kazi mfite. Uraho ngaho nta kazi? Ndaho ngaho. Ubwo ngubwo yanyishyuriye iyo nzu $50. Yego. Nza kugira n'undi mama w'umugira neza, arambwira ati ese maki niki washobora kwiga cyazakurengera ejo hazaza? Ati nguhaye amafaranga wayarya n'ubundi agashira, ariko nkwishyuriye umwuga uzagufasha n'ikindi gihe wakwibeshaho. Ubwo mu mama yanyishyuriye ibintu bya saro. Yego. Ndabyuka nkajya kwiga, ariko mu yindi mibereho iragoranye. Yego. Kuko naravuze ati aya ni amahirwe Imana impaye. Ese niba mbonye umuntu unyishyurira ndabyanga, kandi ibintu bya saro ko bishobora kuzantunga n'ejo hazaza niyo naba maze gusaza, ko ari akazi ukora wicaye. Ubwo nyine ndabyuka nkajya kwiga, ubundi ngasenga Imana igatanga ibyo kurya. Immaculée, ntabwo byoroshye, umwana we ntabwo mubana, uraza kutubwira aho ari. Ntabwo byoroshye ku muntu wagufashije kukurira inzu, ashimwe yubahwe, Imana ikomeze guteza imbere kandi nawe imwongerere cyane. Ku muntu wagufashije kukurihira uwo mwuga, Imana nawe imwongerere. Hari n'umujyaneza uri kutura muri kano kanya ukora ikiganiro. Immaculée numvise ubuhamya bwe, se wamamagaye, abenshi baramamagara, ariko Immaculée nijya wakwiyamagariye biciye mu nshuti yanjye. Nuko umugira neza, wabona hari icyo akwiye gufasha Immaculée. Nkunda kubasaba cyane, ariko uyu munsi ni ukuri, niba ufite ubumuntu, niba ufite ukuntu wafasha Immaculée, wabikora. Mbere ko dusoza ikiganiro, tanga nimero ya telefone yawe. 078 92 2 5 4. Yego. Immaculée, mu minota mike cyane, umwana wawe watubwiye ko ari mu muryango wakureze, nta famiye ufite? Nta famiye mfite. Bimeze gute? Bimeze gute? Ihangana tubwire gatoya. Famiye yanjye yapfuye muri jenoside. Famiye yanjye yapfuye muri jenoside. Komera sha. Ariko mfite umuryango nakuriyemo. Nta nubwo abo bantu duturanye, ntabwo duturanye, naba handi hantu kure yaho twari dutuye. Niho nakuriye, naho n'umwana wanjye aba. Nibo bamumfashije kubera ibibazo babonaga mfite. Ahamaze umwaka wose. Ndabashimira cyane, barakoze. Immaculée, ibibazo ufite byose ahanini bituruka kuri uwo mugabo? Ibibazo mfite byose bituruka kuri uyu mugabo. Uko mbere ntago nari mfite ibibazo, ko nabaga mu muryango mwiza. Nabaga mu muryango mwiza, nta bibazo nari mfite, kuko ibibazo mfite byaturutse kuri uyu mugabo nta n'ahandi. Yego.
ariko nshima Imana buriya iyo Imana iguhaye umuntu kwishyurira inzu kuko ahantu yankuye anyishyurira iriya nzu ntago hari horoshye kuko nabwo kugira ngo nyibone ni umudugudu ntuyemo wampaye amafaranga ndahishyura bari bansohoye banshyize hanze umudugudu uramfasha ni umudugudu ntashaka no kwimukamo kuko wangiriye neza icyo gihe baransohoye banshyira hanze ngenda kureba ushinzwe abagore mu mudugudu ndabimubwira mubwira ko bansohoye arangije ashyira ku rubuga rw'umudugudu barakusanya ntago bampaye amafaranga make kuko ayo mafaranga nyamaranye imyaka bayampaye imbere ya covid irangiye urumva ni imyaka 3 hafi imyaka 3 yego naragiye nishyura inzu nkajya nanacuruzamo n'agataro bangiriye neza banyishyura na mituweli muri uwo mudugudu ntago nabura mituweli n'umwana nk'ubu ngubu bari hafi kuza kundeba banyandike bangurire mituweli ni abantu beza cyane kubera hari igihe nabonye uwo mama nyishyuriye inzu kuko yanyuhereje amafaranga ntabwo yaje ngo ayishyura ntegeke ngo wishyura aha ngaha ndavuga ngo hano inzu uko zihenda kandi ko hari ahandi haba inzu nziza nko muri Kabeza ya 50 bari nziza cyane uwajya Kabeza ariko nibuka ikintu bankoreye ndavuga ngo uyu ni umuryango Imana yampaye ndavuga ngo reka ngume hehe mu bibare niho Imana yantabariye ko mu bibare nahabaye mbabaye abantu benshi bansuzugura bambona nk'umuntu mbese udafite agaciro ariko Imana mbonye hanshubirije inyishyuriye inzu kandi yanyishyuriye ahantu nziza ku muhanda urumva Imana igutabarira ahantu wababariye ntago yagutabara aho batakuzi cyane Imana ni ni nziza ikiza Immaculée nukuri n'umuntu kutuyamo ikintu kiganiro ashime ko ushima wowe urashima pe duke ufite duke Imana itangiye kukutabaramo urashima kandi nawe ndagushimye buriya iyo uhamagaye umuntu ntago ubuzi niba afite tike ntago wari ubizi niba afite tike cyangwa ntayifite ariko watekereje ngo reka nohereze Immaculée tike abone ukwaza ndagushimiye cyane Imana iguha umugisha nawe ufite umutima w'urukundo ndakoze cyane nta bavandimwe ufite mfite abo ku ruhande nyine ariko tutavukana abo muvukana barashize muri jenoside usigaye wenyine nese mbwira nibura uraryama ugasinzira jewe ni kwa gusenga ndasenga cyane cyakoza iyo waciye mu bikomeye Imana iguha no kugira ngo uyimenye neza buriya utarakijwe ngo usenge umenye Imana nta nubwo wasinzira ndasinzira kandi ndishima nkumva namaze kwiyakira kuko nagiye nganira n'abantu benshi nagiye mbona ubuhamya bwinshi nkabona hari abo duhuje ibibazo nkumva mbese ntago mba mbabaye ku buryo nabura gusinzira ndasinzira Imana impa ibitotsi kuvuga ku muryango wawe birakugora cyane kuvuga ku muryango n'abavandimwe birangora cyane wavukanaga n'abana bangahe Immaculée 6 birangora cyane kandi tuzabivuga umwaka utaha byihorere ubu ntago meze ntago bituma mera neza reka tubyihorere Immaculée ukomere sibyo ukomere ndagukomeje cyane ndagukomeje cyane kandi umuntu uri kutureba muri kano kanya ufite umutima ufite urukundo ufite ukuntu yabayeho ufite ukuntu Imana yamuhindura amateka nawe ashaka kuguhindura amateka biciye mu bantu badukurikira dufite umuryango w'abakurikira inkuru yanjye bafite inkuru nabo nyinshi cyane bagiye babamo ariko Imana ikabajya neza
aho uri uyu munsi nawe ushobora kuba wahindurirwa amateka biciye muri iyo nimero ya telefone yawe. Abantu baguhamagare bakwera abavandimwe. Ntabwo ushoboye kuba wavuga ibyo waciyemo muri jenoside yakorewe abatutsi, kubabuza abavandimwe n'ababyeyi bawe bose, ariko ikindi gihe nubohoka, nuba umeze neza, utubwe umwaka utakora kuzaba umeze neza, uno mwaka ntabwo umeze neza, nibwo tuzabiganiraho. Ariko ntago twarangiza ntashimiye ingabo z'u Rwanda. Buriya ingabo z'u Rwanda ni abantu nkunda cyane. Yego, ndabakunda ko nababonanye ubutwari. Ingabo z'u Rwanda numva niba nabita ni ababyeyi banjye, kuko sinavuga ngo ni abavandimwe banjye, ahubwo ni ababyeyi banjye. Ingabo z'u Rwanda zarampetse muri jenoside, barampetse bankura ahantu narindi mu ntumbi, bangendanye urugendo runini cyane urw'amasaha wenda ni nk'atanu. Uzi umuntu uguheka agaheka n'imbunda, kandi zari inzira z'inzitane, byari bikomeye icyo gihe. Arampeka, byari ibibazo, angeza ahantu hitwa Ikinazi, kandi rwari urugendo runini. Nari mfite ibikomere ku maguru, barandoda, baramfasha cyane. Ndabashimiye cyane, mwarakoze. Bariya ndabakunda, mbahoza ku mutima wanjye, kuko nababonanye ubutwari nabo. Babita ngo inkotanyi n'ubuzima. Mwarakoze cyane babyeyi, kuko ubuzima mfite ubu nibo mbukesha. Iyo bataza kunkuraho se ntago mba ndiho, ariko ndiho kubera bo. Mwarakoze cyane. Immaculée, ufata amazi umwe, reka tuzabiganiraho ubutaha. Tuzavuga kuri ibyo waciyemo, kuri jenoside yakorewe abatutsi. Nongere sabe umuntu uri kutwumva muri kano kanya w'umutima ukomanga, akumva ko agomba gufasha Immaculée arababaye. Ashobora kuzanga akakubwira inkuru ye y'ibyo yaciyemo muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko ntabwo yabashe kubivuga. Ibyo yabashe kuvuga muri kano kanya ni nanjye wabimusabye, si wowe wigeze umuhamagara, nijye wamuhamagaye kugira ngo tugane, kuko numvise inkuru ye. Amufashe amubere umubyeyi, amubere umukuru we, amubere murumuna we, amubere babandi bose adafite. Ushobora kumwohereza amafaranga kuri mobile money, nubwo cyaba 1000 kuri yo ni menshi, nubwo byaba 5 ni menshi, n'ibihumbi 100 byamubera, n'ibirenze 100 byamubera, n'ibirenze no kuri pe. Uko Imana yakugiye neza, bicishe muri Immaculée ushima Imana, bicishe muri Immaculée umufasha. Ni byiza ko dutura mu kiliziya, ni byiza ko dutura mu rusengero, ariko dushaka no gutura ducishije muri Immaculée komera. Kandi wakoze cyane kubana natwe muri iki kiganiro. Tuzaza hano twizeye neza ko amateka yahindutse. Wakoze. Zahinduka kubera Imana.